abanyamadini basambanye n'isi, bivanze n'isi, barangije bamaze gusaya bariho baragambanira itorero. Nagira ngo ubwire ngo babasambanyishije n'idini, idini risambana n'isi, murambaye muraberewe mufite icyubahiro, ariko nubwo mufite icyubahiro n'iby'igihe gito. Murasinze abashumba mu Rwanda, murasinziriye. Muheruka kwiyiriza kangahe? Muheruka gutegura ibitane byo gusenga ryari muri system. Intama ziratataniye ku misozi ntizifite, bariho bararya indyo mbi gusa, bariho barigishwa n'abana b'ibyiga guhuma, bariho barigishwa n'abakeneye indamu ku macano. Abantu mugambaniye abandi, mubaye abandi bagambana, abashumba muragambana, babisho muragambana, murakora bitabareba. Ibyo mwahamagaza ibyo mukora. Ninde muntu wambuye abandi? Ninde? Ni pastor, bishop. Ninde ufite amadeni kurusha abandi? Niwe. Ninde usambanye na muri mahoteli? Nimwe. Ndabizi ko muri buntera amabuye, ariko ndabivuze. Shalom shalom, bahaye ikaze kuri Denise Bihiga TV, aho tunyuza ijambo ry'Imana. Ushobora gukanda subscribe, comment, share na like. Muzamuduhaye inkunga ikomeye cyane. Imana iduhana umugisha cyane. Reka mbashimira abadukurikiye ku Isezerano TV. Turagarutse muri wa mwanya wacu biganiro. Kuri kamera turi kumwe n'umushumba Fani. Reka banza basuhuze. Ndabashuje mu izina rya Yesu, inshuti zacu, abari mu Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, abakunda isezerano mwese, ndabashuje mu izina rya Yesu, kandi nanjye ndabakunda. Reka dutangire ikiganiro cyacu n'isengesho. Mana yacu, ndagushimye, tugushimiye igitondo cy'umunsi, umunsi nk'uyu wongeye ku buzima bwacu. Buri munsi wose uba washyize ku buzima ari uw'agaciro. Twese turaryama, ariko ntabwo tuba tuzi ko turi buramuke, ariko kubera ko ari wowe washyizeho amanywa ugashyiraho nijoro, twaramutse turi bazima. Izina ryawe niryubahwe. Rero ndagushimiye bwa buri umwe wese udukurikiye, ugiye kutwumva, ko nawe ari muzima, kandi nutameze neza Mana niwo ubasha korohereza abantu. Urakoze rero, reka ijambo ryawe ritube muri twebwe, kandi imbaraga za n'umwuka wera bibashe kudushoboza muri byose, kandi udukomereze mu buntu bwawe. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen. Uyu munsi tugiye kuganira gato ku buhamya, ku butumwa Imana yaguhaye. Hari umuntu ushobora kumva ko Imana yagutumye, ubundi agahita yibaza ngo kuki njye Imana itantumye igatuma uriya. Imana ituma abantu ikurikije iki? Urakoze cyane. Ijambo ry'Imana avuga ngo nkunda abankunda, ariko abanshakana umwete bazambona. Impano y'ubuhanuzi ni nziza, cyangwa se uburyo Imana nta n'umuntu itavugana nawe, ahubwo uburyo ivugana natwe kubiba kugiye gutandukanye. Nta muntu n'umwe Imana itajya ivugana nawe, kuko ari uburyo Imana ivugana nawe. Ivugana nawe mu nzozi, ivugana nawe mu byiyumviro, aho hose ni ahantu hagiye hatandukanye uburyo ushobora kuvugana nawe n'Imana. Rero mu nzozi akenshi hari igihe ivugana natwe rimwe na rimwe ntitubiha agaciro, tukabininira ngo mvuganira n'abantu banjye mu ijambo ryayo. Ishobora kuvugana natwe mu ijambo, ishobora kuvugana nawe mu nzozi ngo usinziriye ushyizweyo ikaganira nawe. Ariko nanone hari n'abantu Imana iba yaratoranyije, ntabwo twese izavuganira natwe. No kuva na kera hamyeho abahanuzi. Hari uburyo Imana yavuganaga na Mose, itari ko yavuganaga nande na mwene wabo uri Aroni. Aroni yari afite impano yo kuvuga, yari azi kuvuga, ariko ngo Mose yagiraga ute? Yaradidimangaga, ariko yari afite uburyo yabanaga n'Imana. Rero uburyo wegerana n'Imana n'uburyo usenga uyishaka, ni nako Imana ikwiyegereza ikanaguhitiramo kuba ugomba kuba we. Rero hari n'igihe umuntu ashobora kuba ari n'umushumba kandi nta mpano y'ubuhanuzi afite, ariko afite impano yo kurondorera mu ijambo uko riteguye, nuko Imana irimuhaye akaryigisha, rikabasha gutuma wowe ubwawe ubona nk'indererwamo ukaribona. Hakaba rero n'igihe rero nanone Imana ishobora kugutuma nk'umuhanuzi. Nkanjye Imana yantumye mu buryo nka bubiri. Imana yampaye impano y'ubuhanuzi, ndi umuhanuzi kazi, nubwo wenda ntajya nkunda kubyatura ngo mbivuge, ariko abanzi bazi ko iyo mpano ari yanjye. Ko ijya kumpa iyo mpano yampaye muri Yeremiya igice cyaho cya mbere uhereye ku murongo wa 4. Aho niwe yantumye mu izina ry'ubuhanuzi yampaye kuba Yeremiya. Niyo mpamvu Imana kereka itavuganye nanjye ndabivuga.
ndabivuga uko byameze uko ariko kose ndabivuga kereka itavuganye nanjye. Niyo mpamvu ari n'inyigisho rimwe na rimwe njya ntambutsa abantu bakambwa ngo kuki ibyo bivuga ko ari byo nubahutse abandi batagize gute batavuga kweki kuko numva nibe ari iyo imbwiye yiteguye no kuba ariyo iri bundwanirire. Rero nuvuga ngo icyo ntabonye n'ikitambwiye ntacyo navuga, inayo iraceceka n'ikimbwire, ariko izi ko yakuntumyeho uko waba umeze uko ariko kose urwego waba urimo urwo ari rwo rwose yakuntumyeho nakwinjira. Imana yigeze kuntuma ku muntu maze kugenda ninjiye mu biro bye, noneho nsaba mbabwira nyine nsaba audience mbabwira ni ndashaka kubona runaka. Bandebye ukuntu nasaga nuko nambaye icyo gihe nyine nari nkiri mu butayu nta n'umwenda nambaye. Buri muntu wese yego ubutayu suko umuntu aba yarabuvuyemo, ariko hari urwego ugenda uvamo. Hari igihe uva ku rwego rwo kurara ubusa no kubwirirwa aho ukagera ku rwego rwo kurya na rimwe ku munsi byibuze. Noneho bitewe n'imyenda nari nambaye ijipo y'icyatsi kibisi n'ishati y'umuhondo, ibintu byazo bitari bijyanye. Arandeba aranyitegeza arambwira ati bitewe n'uwo muntu, ati nkawe uramushaka nkande, uramushakira iki? Nari mfite agatelefone kari kameze kera bitaga karasharamye, urakabona kari gafite akamenyetso ka MTN, niyo nari mfite. Nawe kameme kuba umuntu afite karasharamye ngiye gushaka uwo muyobozi wasaba audience wagombaga guca byibuze ku ma office nkangayo. Arandeba aranyihore aramwe ngo yango ntabwo ahari, ntabwo aboneka. Ntabwo aboneka, ati ntabwo yaboneka. Ndasohoka ndigendera. Cyambere n'inkweto naye nambaye nizo natiye, ntabwo zari izanjye. Noneho ngeze hanze numva ijwi ry'Imana rambwiye ngo fata ibuye, fata akabuye gatoya, tangira wandike. Itangira kumpa nimero, ntangira kwandika nimero. Kumbi nimero impaye ni nimero ze bwite za private ze. Ndandika, maze kwandika ngirirwa n'umugisha. Burya abantu mujya mutwohereza amafaranga kuri mama Imana ijye baha umugisha. Buriya yo wohereje umukozi w'Imana agafaranga kuri mama bituma hari twakemura. Muri ako kanyirangiza kwandika iyanyuma, urumva harimo za wisatarante ukuntu, nuko arangije ahita mbona kuri mobile money amafaranga 1000. Mbambonye amayinite ntayo nari mfite kuko hano naturutse naje n'amaguru nagenze kilometero zigeze muri 3 n'ibirenge. Noneho amaze kumpa nimero, najyaga ngendana agacupa k'amazi mu isakoshi kugira ngo ninjya kwinjiraho nihanagura akavumbi. Noneho mpita ndamuhamagara, aranyitaba. Buriya ari nama nimero Imana iduha meza. Icyo gihe nta mano y'inanga nari mfite. Hari nimero uba ufite watagiye watunze telefone kera, abazitunze kera mwubahwe rwose, Imana ibaha umugisha. Nako iragutambutsa. Muhamagara nyitaba byihuse cyane. Arangije ndamubwira nti ndagushaka urinde. Ndabwira ni umuntu ntago nzi ariko ngufitiye ubutumwa. Bwavuye heza? Ntibwavuye ahantu ku muntu ukomeye. Arambwira ati ngwino. Noneho ngeze kuri ya reception kare banyirukanye, wa undi arandeba, yari n'umukobwa. Arambwira ati ukuki ugarutse? Nambwira nti turavuganye. Wowe muravuganye? Muvuganiye heze? Ndi kuri telefone ye. Uyikuye bahita bamfata telefone yanjye bajya kurebamo umuntu naba mfiteye nimero waba yampaye izo nimero. Barebye basanga hamwe haditseho pastor runaka, evangeliste runaka, mbese n'abanyabutayu bibereyemo aho ngaho. Arangije barahamagaye baramubwira ngo uwo muntu umuzane. Ateze uyu muntu ko mbona ameze ukuntu nkaho wagira ngo afite ntago yuzuye. Iyo uri hari ubutayu ucamo umuntu wese akuri akabona ntago wuzuye. Ariko hari igihe usenga bitarasobanuka, ariko Imana ibisobanuye abantu baraceceka, ibintu byose bikajya ku murongo. Noneho arangije rero arambwira ati ntacyo, ati mubwira ze. Ndangije ndagende. Kwera iki? Kwera ko hari igikundiro cy'Imana cyari kindiho. Mugeze imbere nawe nyitegereje biramucanga, ariko ndamushimiye. Imana ijye umumugisha. Hari abantu bazi ko adaca bugufi uwo muntu, ariko aca bugufi kuko giye imbere yanjye yaciye bugufi. Arangije antega amatwi yifata gutya, arankurikira. Ndamubwira n'Imana imbwiye ibi.
ariko habuze gato nari ngiye kujya mu ndimi ariko nyine Imana irambwira ati cisha buhoro ujye uzivugira aho bazumva. Arantega amatwi arambwira turakoze, ati ibyo umbwiye nibyo, ati ibyo umbwiye nibyo, ati ibindi atubisengere, ati ubwo ibindi nabyo bizasohora, aturakoze. Akurura tiruwari y'akabati akuramo amadolari 50 arama, ariko numva ijwi riramwe ngo ntuyafate, ndayareka. Kandi bivuga ko naje n'amaguru, hari ntago ibintu byose hari igihe ushobora kubuza ngo ibyo umukozi w'Imana ni impongano, ariko hari n'igihe ibyo umuha atabyemererwa kubyakira. Buriya abakozi b'Imana n'ibyo muhabwa mujye mwanza munabisengere, mubisengere kuko hari n'ibyo muhabwa ari umutego. Usenge kuko iyo wasenze Imana iyobora umuntu akaguha, kandi akaguha byiza, kandi akaguha ibizakugira umumaro bitazakubera ikibazo. Koko arambwira ati kuki uyanze, ndambwira nti ndumva ntayoborwa kuyakira, ati kandi mbona uyakeneye, ndayakeneye ariko ntago Imana yanjye nyemera kuyafata. Arambwira turantangaje, ndangije ndagenda nshima Imana ko hari igihe nshobora guhura nawe ahantu aparitse gato aciyeho, nubwo bitoroshye kumwegera, ariko arandembuza kuko iyo sura yasigaye hehe mu mutwe. Ariko ndibuka ko nubwo nanza ayo ngayo kuri ka nimero kanjye, na nyuma y'iminsi nk'itanu numvise telefone y'umuntu wari uri muri Swede arampamagara ambwira ati umuntu yarakumbwiye none ndashaka unsengere. Ndamusengera, yanyohereza amadolari, yanyoheje amadolari 350. Ayo ngayo urumva yongero ya 50 wundi yari bumwe, inyungu ni iri amadolari 300. Haleluya! Buriya mu Mana tujya nabwo tujya gute twungukirwa, tujya twungukirwa. Wowe ubihagararemo neza, usenge kandi wakira imbaraga z'ubuhanuzi, nta kintu Imana itaguha. Rero najya nkubwira ngo ubuhanuzi ari igihe nabwo buterwa n'uburyo Imana ivugana nawe, uburyo ivugana nawe. None se mbere y'abandi ariko twinjira muri ubwo butumwa nyirizina, uvuze ko umuntu wese ashobora kuvugana n'Imana ariko mu buryo butandukanye. Hari n'abajya bavuganira n'Imana mu nzozi. Ubundi inzozi zose umuntu agize ziba ziturutse ku Mana? Oya, ntabwo ziba ziturutse ku Mana. Hari inzozi zituruka ku muruho, hari n'inzozi zituruka ku byo wiriwemo. Wazitandukanye gute rero n'izaturutse ku Mana? Rimwe na rimwe akenshi niyo mpamvu iyo ushaka kumenya inzozi, Imana iba yaraduhaye abayobozi ba roho, aribo bayobozi b'umwuka cyangwa ba perisipituweri. Iyo ufite uwo muyobozi wo mu mwuka, bura Imana yarahaye abantu kumenya gusobanura inzozi, nk'uko Daniel yarazi gusobanura inzozi. Akenshi ushobora kwegera wa muyobozi wawe ukamubwira uti mfite inzozi ntasobanukiwe. Niyo mpamvu akenshi iyo uba no mu itorero, hari igihe urota inzozi nyinshi ukajya ugenda uganiriza umushumba wawe, akamenya ku rwego, ukamenya ko wavuye ku rwego rwo kurota ahubwo ugeze ku rwego rwo kwerekwa. Kuko no kwerekwa rimwe na rimwe hari igihe biza mu nzozi. Hari igihe ushobora kuba wicaye gutya ugatwarwa n'akantu kameze nk'agatotsi, ako kanya ukaba ureretswe. Hakaba rero n'undi nawe werekwa ari uko yabanje guhumiriza cyangwa ukumva ukabona hari ibintu bimutigisa. Hakaba n'undi werekwa nawe akanuye gutya bitewe nuko hari ukuntu amaso ye ahita ahinduka agahita abona ibindi. Ibyo ngibyo nabyo bibaho. Rero inzozi z'umuruho akenshi ni urota ibintu wiriwemo by'ibibazo byawe, akaba ari urota, ukarota ubona wabonye amafaranga menshi bitewe nuko yashaka, ukarota ubona baje kugufata wirukanka kuko uzi ko nawe ubwawe ufite ibibazo, ukarota ujya mu marimbi, icyo gihe ufite imyuka igukurura. Ibyo byose ariko nanone inzozi nziza hari igihe Imana, cyane cyane nk'abantu b'abagabo, ari ukuntu barota inzozi arose zigahita ziba. Utekereza impamvu umugabo arota inzozi zigahita zisohora? Nuko Imana yagize umugabo umutwe, yamugize umuyobozi w'urugo. Rero kuba yaramugize umuyobozi w'urugo, akenshi ikunda kuganira nawe kugira ngo abashe kuba ayoboye wa muryango. Aho rero niyo mpamvu uzasanga inzozi arose z'umuryango zibihagiye gucamo akenshi zimusohoreraho. Ahubwo rimwe na rimwe hari nigeze isohora ntamenye ko zasohoye, akavuga ati kandi bine ntabirose ko byabaye. Ariko iyo bitubwira ibikubwira kugira ngo bisengere. Iyo ubisengere rero akenshi bimwe bivaho, hakaba n'ibitavaho biba ari ishuri ryo kugira ngo wige. Reka none twinjiye mu butumwa nyirizina.
murakoze cyane. Ubutumwa Imana impaye nanone nje kuvuga, nje kubabwira, ndabwira abanyarwanda cyangwa se abakristo, ndashaka kuvugana n'itorero, ndashaka kuvugana n'abantu basenga, abantu bose bavuga ngo bemera Imana, kuko muri iki gihugu cyacu dufite abantu bemera Imana, dufite n'abandi bemera izindi mana. Dufite abantu bemera imikorere y'imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abapfuye, bakizera babandi, ukabyuka ujya gusenga. Hakaba hari abandi nabo babyuka bo bajya gushika, akaba wa undashika umukurambere, akabyuka mu gitondo ajya mu nzu z'indaro, ajya musaba imigisha, musaba iki. Abo nabo muri iki gihugu barahari, akumva ko iyo ariyo mibereho. Hakaba n'abandi baziduka bavuga ati ndumva nkeneye ikiganza cy'umushumba, nkeneye ikiganza cy'umukozi w'Imana, ndambure ikiganza dusengane bitewe nuko ibintu ubuzima bwankomereye byandembanye. Uwo nguwo ukabyuka ujya gushaka umushumba, ukamuhamagara kuri telefone, ukaganira nawe, yewe ukanamuha n'amaturo, ukamuha na kimwe mu 10, ukamuha byose, mugasengana kandi ukakira uko usengeye kandi imbaraga z'Imana zikoze muri wo. Hakaba n'abandi aziruka ajya gushaka umupfumu, akajya gushaka umupfumu, akava akagira ibunaka, yagera akajya kumushaka uwo mupfumu, akamubwira byose, yamara kumubwira nawe kandi akamushyira indabukirana, akamushyira amaturo. Buriya uko udatanga amaturo mu inzu y'Imana, kudatanga 10 ku mushumba, uzagiha umupfumu, 10 uzagitanga ku mupfumu, n'amaturo uzayatanga mu nzu y'indaro. Hari umuntu, impamvu mbivuze ibi bintu, ntago nari nzi ko mu gihugu cyacu cyangwa se urwego tugezeho n'uburyo amadini yabaye menshi n'amatorero, ntago numvaga ko hakiriho abantu bakijya kuraguza cyangwa bakijya kureba umupfumu. Ariko mperutse kuba nicaranye n'umuntu vuba hanga nyuma y'iminsi nk'ingahe, numva ganiriye n'undi, baraganira, ariko numva ariho aramuyoboza, ariko undi ntamwerurira. Ariko buriya kenshi abakozi b'Imana tuba tuza ahantu heshi, tugenda kwitewe n'abo dusengera. Cya kumva numva umuntu amubwiye ati icyo nzi cyo numvise nuko umuntu atega akagera i Nyamirama akaviramo ku magare. Avuze aviramo ku magare, mutega amatwi, kandi uwo ni umukristo. Amaze kuvuga gutyo ndikanga, ariko arambwira ati wowe mubaririze, ati nuhagera, ati se ko bamuyobewe. Mpita ndamubwira nti mubwire avuge ngo kwa mupfumu ni hehe. Nimubwira avuga kwa mupfumu ni hehe, ni navuga amazina ye bwite ntago bari buyamenye, ariko navuga kwa mupfumu bari bumumenye. Arangije arikanga, ndamubwira ni wowe uri urayobora umuntu ujya kwa mupfumu, ugiye kuraguza, ugiye kwibariza uko ibintu bimeze. Atangira nyine kundi mangatanya, nyine arambwira turumva, ati je ntago nigeze njyayo, atari ko uyu nguyu atavuye mu Mutara hirya kure, ati bamubwiye ko karakareba iby'abapfu biribwa n'abapfumu. Aragenda nyine arayoboza mupfumu, kubera yuko kenshi twajya dutega imodoka ukajya ko umuntu aviremo ku magare. Ngiye nabaye za Nyamirama iriya ndahaza, bavuga ngo ugiye ku mupfumu, undi yamanuka akageza Rusuma, agiye kwa wari umupfumu bitaga niba Sebigo, niba ari bigo Sebigo, ngo yagiraga Nyabingi ivuga. Abo bose ubwo noneho hagezweho Sarongo, abo ni abanyamujyi bo baza kwa Sarongo. Hari n'abandi hirya hakurya ngaha mu kabuga kamusha habaga umupfumu yari yamaze abantu. None ugasanga rimwe ndibuka ko hari umukristo ugeze gusengera avuyeyo, noneho nza kumubaza nti ndashaka kuzajya kureba uwo muntu. Noneho tujyayo turi timu y'abantu nka 3 b'abanyamasengesho, ngiye gura nsanga nawe ubwe abana be barwaye amavunja. Ndavuga uyu muntu warwaye amavunja uramusaba imigisha warayifite, dukeneye guhinduka tukareba. Ariko umuntu wese afite amahitamo ye, buri muntu wese azahembwa bijyanye n'ibyo yagize gute yakoze. Icyo wizeye nicyo kizakubera, cyo nicyo kizagusohorera. Tubona Bibiri tubwira uyu mugore amaze imyaka 12 ajya imugongo, ngo abaganga bari baramaze utwe twose
anjaza kwa Yesu nta kintu afite, yaje kwa Yesu atagira ituro, yaje kwa Yesu atagira nta kintu na kimwe afite ngo amafaranga yari yarashize. Abantu benshi bavuga ngo Imana ntikora bitewe nuko babanza kujya muri bariya bapfumu, bamara kuyabamaraho bamaze kuyarya, barangiza bakagaruka hehe, bakabona kagaruka ku Mana. Iyo bageze ku Mana bagongana n'abakozi b'Imana. Dore ukuntu bagongana n'abakozi b'Imana. Bibiliya twizera kuva mu itangira kugera mu byahishuwe ivuga ku maturo, ivuga ku cyacumi, nta namwe itabivuga. Ivuga ku maturo y'umutima ukunze, ivuga ku maturo y'abakene, ivuga no ku ituro ry'umupfakazi. Ibyo byose rero kuko wamaze kubya, nyamara igihe mupfumu yabikwakaga wagurishaga agasambu, ukagurisha intuza inkoko yawe n'ihene ukabitanga, ukagurisha n'inka ikamirwa abana ukabitanga. Ariko ugeze kwa pasiteri niba akubwiye ituro urahita uyakanwa, uriya mupasiteri ni umwesikoro. Nyamara wa mupfumu ntabwo ugize umwita ko ari iki, ari umwesikoro. Nyamara uyu nawe agomba guhabwa. Aha niho Petero bazanye Ananiya na Safira baranje baza barashyuha, baranje barahiga baravuga ngo nitugurisha isambu, kuko bari babasengeye bagira igikundiro cyo kubasha ibyabo bihabwa agaciro. Bakoze Imana tujya duhesha agaciro ibyanyu umwanzi Satani yicayeho, kubera abapfumu baba baramaze baba barabitongereye kera, iby'abakurambere bacu baba baratongereyeho. Noneho byamara kugira agaciro ukabigurisha, wavuga ati uyu se ndayamuhaye angana, nuko ushaka kugira ngo ayirire, nta kibazo, nta nubwo munagongana. Buriya nta nubwo umukozi Imana aba wemeye kumuca ngo nurangiza uca amafaranga ushyireho n'ingano yayo. Oya, buriya ituro ni iry'umutima ukunze rivuye mu mutima we, ntago ari ingano. Ni ukuvuga rero ngo Ananiya na Safira bamaze kuza, bo bagiye inama barabeshya Petero bati rwose nta mpamvu yo kuyamuha, nta yacu, abo butaka aritwe twabukore twaraburuhiye, nta mpamvu yo kubimuhereza. Ariko kuko bahuje inama kandi batagendanye, umugabo abeshya Petero, irangije agwa aho ngaho intumbi. N'umugore agusa ati abavuye gutwara umugabo nawe bagutware. Rero birakwiye ko umenya ngo niba uhisemo Imana, iby'Imana biha Imana, n'ibya Kayizari bihe Kayizari. Nubwo niba ujya mu bapfumu kutanga mu bapfumu nakuzagaruka no mu nzu y'Imana ugatanga bya bindi. Uko abapfumu bafite inda ni nako n'umushumba afite inda, sibyo? Akeneye kurya. Ijambo ry'Imana bavuga ngo muzane kimwe n'icumi n'amaturo bibe bishyitse mu nzu yanjye. Mu nzu y'Imana ni he? Mu nzu y'Imana harimo umushumba, harimo umunyamasengesho, ariko style nuko cyacu muri bugitange kuri wa mushumba, ariko nawe akabasha kubonaho ituro abasha gufashisha babakene baba mu itorero, kuko mu itorero habamo abapfakazi. Aba bapfakazi ntabwo ari ngombwa ko bashyira ari igiseke cy'umupfakazi, nta nubwo ari ngombwa ko bashyira ari igiseke cy'imfubyi. Oya, wowe nutanga amaturo ugatanga icyacumi bishyitsi, pasiteri azamenya umupfakazi kuko ni inshingano ze, sibyo? Azamenya imfubyi uko ni inshingano ze, sibyo? Numenya ko abe bakeneye kubaho nabyo bizabaho. Rero ni ukuvuga ngo nari nashaka gusobanura aka kantu, ariko nshaka no kwerekana ko buri muntu wese afite imyizerere ye, afite naho ajya, afite nabo bapfumu be, afite n'abakora. Rero yamvuga ngo ibyo uri ukorera n'ibyo uri ucamo uyu munsi ni umusaruro w'aho wanyuze, ni umusaruro w'aho wanyuze. Kugira ngo ubyigobotore ntago byoroshye, ariko ukeneye kwakira imbaraga z'Imana kugira ngo ubijyemo. Reka nsome iri jambo noneho kugira ngo ntambutse ubutumwa bwanjye. Turasoma muri Nahumu ibice byaho 3, turahera ku murongo wa 14, ndahita nsimbuka nsome umurongo wa 18. Aravuga ngo ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa, komeza ibihome byawe, jya mu ibumba ukata urwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Ivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa, komeza ibihome byawe, jya mu ibumba ukata urwondo, ukomeze itanura ry'amatafari. Murongo wa 18 aravuga ngo abungeri bawe barahunikira, mwami wa Yashuri we, abanyacyubahiro bawe bararuhutse, ubwoko bwawe bwatataniye mu misozi, kandi ntihaboneka uwo kubukoranya. Reka nsubiremo uyu murongo.
abungeri bawe barahunikira, mwami wa Ashuri we, abanyacyubahiro bawe bararuhutse, ubwoko bwawe bwatatane mu misozi, kandi ntihaboneka uwo kubakoranya. Yesu ashimwe cyane. Imana irambwiye ngo mbwire itorero ryo mu Rwanda, kugira ngo itorero nige nawe, itorero ntago ari amatafari. Nagira ngo mbabwire, Imana irambwiye ngo muri iyi minsi hari iminsi Imana iciyeho iganiriye natwe, iratubwira ngo twivomera amazi azaba ahagije mu gihe cyo kugotwa. Igihe cyo kugotwa cyaragaragaye, aho hashize hafi imyaka 2 igiye kurangira abantu batajya mu rusengero, abantu badaterana, abantu batagira bya bihe byiza. Nukuvuga ngo hari imyaka yabayeho yo kugira ngo habeho igihe cyawe cyo gusenga, wivomera amazi, wiyubakira agasozi, wisengere, wiga kwisengera, ugire amasengesho ahagije muri wowe. Ariko noneho nzanye ubuhanuzi, haleluya, nzanye ubuhanuzi. Imana iramwe ngo noneho twinjiye mu gihe cyo gusinzira kw'abakozi b'Imana. Twinjiye mu gihe cyo gusinzira kw'abakozi b'Imana. Barababeshya ko bakanuye kandi barasinziriye, baradamaraye. Imana irambwiye ngo mbabwire ngo abanyamadini bashatse kugambanira itorero. Abanyamadini basambanye n'isi, bivanze n'isi, barangije bamaze gusaya, ibyaha byabo bimaze kujya ahagaragara, bariho baragambanira itorero. Ariko Imana irambwiye ngo itorero rya Kristo aribereye maso. Aba bungeri, aba bashumba barasinziriye, bishimiye Bishop, Apotre, Revera. Wowe ubwawe utakiri mu bihe byo gusenga, utaruvugana n'Imana, wishimiye kositimu wambaye, wishimiye ibyubahiro urimo, ariko utatanyije umukumbi, usinya amasezerano yo kugambanira itorero, wemeye imikorere yo kugambanira itorero. Bakristo bene data, mwebwe mugifite guhagara ku munara, mube maso. Ni igihe cyawe cy'amazi wavomye kugira ngo uyakoreshe, ariko abungeri barasinziriye, bungeri barabogoshe, babamazemo imbaraga z'umwuka, babamazemo imbaraga z'ubuntu, babasizemo buri karakasi. Idini ryarivanze, ryasambanye n'isi, ryasambanye n'imikorere y'isi, zirangije rirayiraruza, rirayizana. Bimeze gute? Bimeze nk'umugore uva mu rugo. Imana ambwiye ngo bameze nk'umugore uva mu rugo, agata umugabo mu rugo, akajya hanze agasambana, yarangiza gusambana akazana amamodoka, akazana amazu meza, akazana umugabo akarya agatengamara, umugabo akambara agaberwa, umugabo agakata imodoka, agakata vewita, agakata Range Rover, akavuga ati dore umugore wanjye nzaniye umugisha. Ariko arabifite, ariko arabizi yuko hari undi mugabo wabimuhaye, akaba musambanyiza umugore afite igisuzuguro. Nagira ngo ubwire ngo babasambanyishije n'idini, idini risambana n'isi. Murambaye, muraberewe, mufite icyubahiro, ariko nubwo mufite icyubahiro n'iby'igihe gito, n'iby'igihe gito. Ntabwo mwitaye ku mukumbi, ntabwo mwitaye ku ntama, ikimenyimenya ntabwo mwitaye ku bakene, mwitaye ku bafite. Muri mwahinduye inyigisho, mwahinduye imyizerere. Kubera iki? Kubera inda nini, kubera icyubahiro cyabasabye. Imana irarakaye. Imana irambwiye ngo nze mbivuge, kandi ntabwo izaceceka. Mugambanira itorero, barahunikiriye abungeri ba Isirayeli, abungeri ba Ashuri barasinziriye. Murasinziriye, murasinziriye bashumba mu Rwanda, murasinziriye. Muheruka kwiyiriza kangahe? Muheruka gutegura ibitane byo gusenga ryari? Muri system ya Antikristo. Musigaye musenga mu ibyayi, muratoza abakristo imico mibi, mubamaze mubasambanya, mubamaze mubereka imico mibi. Mana irababaye, muragambanira itorero, ariko itorero ririhagije. Kristo aramanutse, ntago azabyemera.
intama ziratataniye ku misozi ntizifite, bariho bararya indyo mbi gusa, bariho barigishwa n'abana bibyiga guhuma, bariho barigishwa n'abakeneye indamu ku macano, bariho barahabwa ibyo batagombye guhabwa, ariko mwe muriryamiye murisinziriye, muraryamye murisinziriye, muryamye mu byubahiro murisinziriye. Ntabwo kugira umwuka wera no kuba umushumba ari ibyo ufite, ntabwo bigaragara kuko ufite imodoka ziza, ntabwo bigaragara ko ufite urusengero ufite amatafari. Oya, ntabwo Imana ivuga urusengero rw'amatafari, ivuga Yesu yaravuze ngo uru rusengero ngo mwarusenya mu minsi 3 nanjye nkarwubaka. Yavugaga umubiri we, urusengero ni jye nawe, urusengero ni mu mutima, ntabwo ari amatafari, ntabwo ari amatafari. Imbaraga z'Imana zirimutse. Ntabwo muriho mubwiriza imbaraga zikiza abarwayi, ntabwo mubwiriza imbaraga zibohora ababoshye, ntabwo mubwiriza imbaraga z'ukuri, muriho murabwiriza imbaraga zo kugira ngo munezeze abantu, zo kugira ngo munezeze abantu, zo kugira ngo munezeze isi. Hoya, Bibiliya mwarayicuritse, nimuhitemo mufate ibitabo, mwizere ibitabo by'abantu. Babashize ku murongo, barabatambye, barabatanze, musambana n'isi, musambana n'isi. Kumenya kuvuga suku z'icyongereza, kumenya kuvuga suku z'igifaransa cyishe. Hoya, kumenya kuvuga. Imana yahagurukije Petero yari umuswa, ariko Imana irababaye. Idini rigamba kuva guhera ku gihe cy'intumwa cy'abatubanjirije, idini ryagambaniye Yesu, idini riramugambarira kugeza bamushyize ku musaraba. None n'uyu munsi muragambana ubutumwa bwiza, ntago muhagaze mu cyuho, ntago muhagaze. Imana irababaye, murahunikire. Niko ijambo ry'Imana rivuga, ryanditse muri Bibiliya zanyu, ariko aha ntago mushobora kuhasoma kubera ko muzi ko habakoraho hakabakorogoshora. Umunsi umuntu yakugenera umushahara ariko ugapfa ukajya muri Gehinomu. Umunsi umuntu yaguha umwanya ukawujyamo ariko ntugire icyo kumariye, kandi yanze akakureba, arakureba mu bwonko, aragukoresha ibyo utagomba gukora. Abantu mugambaniye abandi, mubaye abandi bagambana, abashumba muragambana, babisho muragambana, murakora bitabareba. Ibyo mwahamagaza, ibyo mukora, mwahamagara kubwiriza ubutumwa bwiza, abantu bagahinduka bakihana, mukabatiza abantu. Ntago ari byo mukora, ubwo murabarusha kubajyana muri Gehinomu. Ndabizi ko muri buntera amabuye, ariko ndabivuze. Muve mu nteko, muve kwicara ugatebe, muve mu mahoteli, muve kurwa mu byayi, mwe kurwa mu makofi, mwe kwirwa muvuga indege mugiyemo, ahubwo vuga buhinduye. Hinduye bangahe? Imana yarabagerageje, iravuga ngo nimwivomera amazi abahagije. Imana yabafata ibashyira mu nzu kugira ngo mwige mumenye, ariko ntabwo mugeze mumenya. Muriho murakoma mu mashyi aho mutagombye gukoma mu mashyi, mwe murasaba abo mutagombye gusaba. Igihugu gikeneye imbaraga zanyu kugira ngo zibone ko muri abakozi b'Imana, ariko nabo ubwabo ntago babona ko mufitemo imbaraga, barabakoresha ibyo mutagombye gukora. Igihe Samusoni bamaze kumunobora amaso, byabaye ngombwa ko bajya kumuseshesha ingano. Namwe muriho murasya ingano kuko imisatsi bamaze kuyibogosha, imbaraga z'Imana zabavuyemo, babanoboyemo amaso. Ntago mukireba, ntago mukerekwa, ntago muhishurirwa. Hishurirwa ibihe tugezemo. Turi mu bihe by'imwe Pawulo yavuze, turi mu bihe byo gusenga, turi mu bihe byo kubwiriza ubutumwa, turi mu bihe byo kugira ngo abantu bihane ibyaha. Ariko sura mubwiriza iki? Ninde muntu wambuye abandi? Ninde? Ni pastor, bishop? Ninde ufite amadeni kurusha abandi? Niwe. Ninde usambanye na muri mahoteli? Nimwe. Mana irababaye, ndaryatura. Nta muntu mbere mideni, nta nuwo ndasambana nawe. Niyo mpamvu mbasha kwatura nkavuga amagambo. Nta naryo nzarya, nta nuwo nzasambana nawe. Mana iracyandinze, iracyankomeje, ndacyayisega ku manywa na nijoro. Ariko emera ko waguye, wongera ubyuke, we korosaho.
akagambane kari mu bantu b'Imana nakahehe mweruye mutuba abapagani bigira inzira Imana ibantumyeho Imana irantumye idini ryasambanye n'isi niko yantumye ngo mbabwire none mugeze ku rwego mugambanira itorero rimo abana bato bagihaguruka itorero rimo abavuga butumwa bacyuzura umwuka wera itorero cyarimo abahanuzi ririmo abahanuzi barabahaguruka mukabacecekesha ariko rero mbabwire ngo bwoko bw'Imana bana b'Imana aho muri hose mumenye ngo haracyari ibindi 7,000 itarapfukamira Bayali birashoboka ko abangaba Imana bibashize hirya yazigahagurutsa abandi hari abandi bagiye guhaguruka indi generation igiye guhaguruka kugira ngo izane ububyutse mu gihugu cy'u Rwanda hari indi generation igiye guhaguruka umurimo w'Imana wongera ukorwe nubwo abawugambare bawugambaniye wowe wiyitande ntabwo ari igihe cyo kwicara n'umupfumu ngo nimurangiza mugaragaza imbaraga zawe z'Imana ugaragaze n'imbaraga agaragaza imbaraga ze hoya we ni umwami w'iyisi akorera umwami w'iyisi wowe ubwami bwawe ntago ari ubwo kuri iyi si ku isi turi abagenzi ku isi turi abacumbitsi ku isi tuhari kugira ngo gusa tubone imirimo y'Imana itangaje turashaka kwigira nka ba Eliya uhinduye abandi imbaraga zo tuvuga tutarizo Imana ntago ishaka ko tujya muri competition Imana irihagije rwana n'umwuka uhangane n'umwuka ukubita umwuka ucecekeshe ariko sura urwana ute baramaze kogosha baramaze kugucecekesha baraguhinduriye imvugo baragwevuga ibi munaherutse kumbwira ngo hindukira ngo we kujya ubwiriza ziriya nyigisho uze nguhinzu ntabwo ku munzu hano hago kuri iyi si mpafite gakondo hoya ndi umugenzi ndubaka gakondo yo mu ijuru ndeke kubwiriza ubutumwa buhindura abantu bihana ibyaha nshyigikire ko nshyigikire nishigikira gutandukana nishigikira ko usenya nanjye nzabashyigikira ko n'abanjye bagomba gusenya ntago ngomba kwirata ahubwo ikibi gishobora kungeraho nta kitumye kapfukama nkihana ariko kuruta uko cyatura najya kubwira ngo bwoko bw'Imana mwe munkurikiye birashoka ko washenye nta ruhari wigeze ubigiramo birashoka ko umugabo yagutaye munyumve neza birashoka ko umugabo yagutaye nta yandi mahitamo waratawe ufite ipfunwe ko watawe Imana izagutarura Imana izakubera umugabo Imana izakurerera abana Imana izagufata ariko ndavugana n'umuntu ushobora kuvuga ngo ntayo umugore ngo ataberanye nanjye ntayo umugabo kubera ko ntago ari w'icyerekezo cyanjye wowe ibyo urihangira gukiranuka hari igihe kibi kikakugeraho nta mahitamo icyo ngicyo ufite uruhengekerezo ariko ndabizi neza ko hari abandi bihangiye gukiranuka Imana irababaye kandi irababaye Imana irakoresha batavuga kugira ngo bavuge Imana irakoresha abadidimanga kugira ngo bavuge iki mutabona n'iki tababwiye ntabwo yaduhaye kugira ngo tubara umunsi umwe Dawidi amaze kwiyumvamo ajya kubara ubwoko bw'Imana nawe uricara ukajya muri computer ukabara ukavuga mfite itorero rinini mfite abantu abanaba mfite abatanga ibya 10 banaba mfite abadatanga ibya 10 reka nkubwire umushumba ushumbye abantu ibihumbi nta hatandukanye n'ushumbye nk'imwe nta utandukanye n'ushumbye batanu ariko ubayobora kujya mu ijuru ahubwo arakuruta urasinya aho watasinya urakorera imikore urajya muri system watajyamo ko aracyumva ijwi ry'Imana ako nta jwi ry'Imana ucyumva najya nkubwire ngo ongera uhindukire wongera ugaruke ku rufatiro mwongere musenge Imana mukura abakristo murunga bangaho aha ngari jambo yatwa ngo barahunikiriye bararuhutse Yesu ashimwe cyane bararuhutse muri ruhukiye ufata konji abantu bari barapfa bazira ibyaha abantu bararimbutse bari mu byaha uyu munsi itorero uyoboye urabona riri mu bihe ririho ribwiriza abantu ukabatiza ko Yesu ababwiye ngo mugende mu mahanga yose bazemera bakizera muzabatize uyu munsi itorero ubwiriza
iri torero uyoboye imikorere ukoreramo uriho urabatiza, uriho urabwiriza ubutumwa bwihanisha abantu. habaye hongeyeho ibihe byiza byo gusenga, ntabwo abantu bakagiye iwawa. abantu bongeye ibihe byiza byo gusenga, ntabwo bino bigo by'abantu bafite inzererezi zijyajyamo. abo bose bagomba kujya mu rusengero. Inzererezi zigomba kujya mu rusengero kugira ngo zihindurirwe ubuzima. ntabwo inzererezi zijya mu bigo. hoya bagomba kujya mu rusengero kugira ngo babashe guhabwa ubutumwa bwiza bubahindura, bubagire umuntu, bubasubizamo umuntu. Ko Imana niyo yaremye umuntu. Imana yatangije umushinga, irema umuntu, irema Adamu, irangije amwitegezana ko atagomba kuba wenyine, imuremera umufasha Eva, imushyira muri Edeni, kandi imushyira muri Edeni ngo kugira ngo ayikorere. Ibyo waba ufite byose uri umukozi. Ibyo waba utunze ibyo byose, waba utunze inganda, waba utunze ibya mirenge, uri umukozi. Igaguca bugufi, ubane no kuba n'abaciye bugufi, ugenda n'abaciye bugufi, we kwirata ibyo udafite, we kuvuga uvuga ngo ubutumwa muhagarara mu bantu mukavuga, sibwo muhagarara ngo muvuge mu masaro yanyu. Igihe kirageze, Imana irababaye, mwe kugambanira itorero. Iri torero cyarimo abana bagihaguruka, mwatangiye gutanga, mwatangiye kugendamo bavuga, murafatira imyanzuro idakwiye, ariko Imana irababaye. Reka nkubwire inshuti yanjye, mwene data, niba warigeze kumva ijwi ry'Imana, wongere usenge kugira ngo wongere ivugane nawe, kugira ngo wongere usubire ku rufatiro, wongere uyobore umukumbi w'Imana neza, mwongere muyobora abana b'Imana. Abana barandagaye, abakristo barandagaye, babuze icyo bafata n'icyo bareka, babuze uwo bizera no batizera. Abantu bose baba bafashe kimwe, barumva titira ati uyu yameze gutya, ibirego bibaye byinshi, ariko Imana irababaye. Nayo nkubwire ngo udasamba n'icyubahiro cyaramumaze. Udasamba, utafite icyubahiro, ishyari ryaramwishe. Kuki ufite ishyari mwene so? Haranira kugira ngo usenge, Imana ikugenera umugisha wawe. Murakoze. Iyo niyo message Imana yari impaye kugira ngo mbahe, kandi nzi neza ko iri butambuke nta nakamwe mukuyeho. Uko nabuhawe niko mbubwiwe. Yambwiye ngo mbabwire ngo idini ryasambanye, ryivanze, ryasambanye n'isi, none rigarukiye guhindura, ryo riragambanira itorero. Itorero ririmo abanyamwuka, itorero ririmo ubutumwa bwiza buhindura abantu. Aba nibo muri mugambanira kugira ngo binjize muri systeme, ariko Imana irongeye irahagurutse. Nimutihana kugira ngo mwongere musubire ku rufatiro, nawe imikorere yaba yaramaze kwinjiramo, nagusaba kugira ngo nawe uhinduke, wongere uhindure, ubivemo, wongere wibuke ubutumwa Imana yagutumye, ugihaguruka kujya kuvuga ubutumwa. Ikigutoranya, ikigutuma, ikikohereza, wibuke ko yakohereje, wibuke ko yagutumye abari kuvuga. Ntabwo yagutumye ku mafaranga, ntabwo yagutumye abakristo bakize n'abakene. Hoya, uzashinge kampani bigira inzira. Yagutumye kuboroheje, yagutumye kuba afite inzara n'inyota, yagufite ku bagenzi bajya mu ijuru. Ntabwo yagutumye kubazubaka imitamenwa, yagutumye ku bantu bose bavuga ngo mwisi si iwacu, tuzimuka rimwe umunsi umwe, isi tuyivemo, tuyibamo nk'abatayirimo. Twubahe ibyo tugomba gukora, dukora ibyo tugomba gukora mu gihugu cyacu, twubahe amategeko yose, ariko nanone wibuke n'itegeko ry'ijuru naryo uryubahirize. Murakoze cyane. Ubutumwa ko bukomera, nako ntago bukomeye, burakakaye. Ariko ngira ngo ubwo baravuga ngo habwirwa benshi, ubwo bene nyine biyumvishe. Ngira ngo bwari ubutumwa bw'abashumba, ntacyo nabirenzaho. Gusa urebye ni ukuri niko bimeze, kuko hanze usigaye usanga byarivanze. Ntukimenya umushumba n'undi muntu, usigaye usanga biteye ubwoba. Kandi ukurikije n'ubutumwa burimo butangwa muri iyi minsi, nabwo uhita ubona ko bufite ibibazo. Nyuma y'ubutumwa rongera ngo nta kindi twarenzaho, ahubwo wenda wakeneye kugusobanuza yaguhamagara kuri nimero. Murakoze cyane. Nabutanze uko nabuhawe nanjye, ntago ari imbaraga zanjye, ko nanjye naratumwe. Naratumwe, nanjye ndatumitse. Uwantumye rero ndamutumikiye. Ushaka kunsobanuza cyangwa se nawe tugafatanya tugasenga kugira ngo ibi bihe n'imikorere tuyivemo. Twese nanjye ndabwirwa kugira byose tubivemo. Nubwo ari bw'abashumba n'abakristo burabareba, babashe kumenya
banahishurirwe n'imikorere, be gutwarwa mu mikorere. Nuhura rufite imikorere imeze gutyo umuzibukire, we kusigarana icyo kivuga ngo ni umushumba runaka binkoresheje, hoya, ahubwo wumve ko iyo mikoro ugomba kuyivamo nawe ukamenya ko nta umuntu wese azibarizwa imbere y'Imana, azabazwa ibye, ntabwo azabazwa ibya runaka. Rero uzabazwa ko utemeye. Uriya aravuga ati kana karanshutse ariko nawe wowe kuki wemeye. Rero nimero zanjye ni 0788612604. Izo nizo nimero zanjye zino kuri WhatsApp. Murakoze cyane, reka dusenge Imana. Mana yanjye, Imana ikomeye, Imana ikunda abanyarwanda, Imana ikunda abarokore, Imana ikunda ubwoko bwayo, ndagushimye kuva na kera ubwoko bwawe bwaragomaga, bwaratanaga, warangiza ukohereza abahanuzi, kandi n'igihe woherezaga n'ingabo zitandukanye. Kwa Farawo wohereje ibibugu, wohereza ibikeri, ibyo byose byatumye yumva. Mana, kandi ngo uzohereza amavubi abaryi mu izina rya Yesu. Ubu butumwa utanze nubwo bukomeye, ariko utuma imitima y'abanyirabwo batanangirwa imitima, ahubwo bumva ubutumwa bamenye. Ndagushimye rero ko bugiye gutuma igihugu cyacu kibohoka, igihugu cyacu kigatuma kigera ku rugero rukwiye mu izina rya Yesu, kandi ukaturwana. Waratubwiye twivomera amazi azabahagije mu gihe cyo kugotwa, ameza imyaka ibaye ingahe, nta guterana nta gusenga. Cyo cyari kugira ngo twiyegeranye turebe abana b'isi bo barakora ibyabo, bariho baregeranya ibyabo, ariko twebwe turiho gute? Turahunikiriye kubera abungeri bacu bahunikiriye, batariho bareba ngo bamenye aho batujyana, bamenye iriba bagomba kudushiramo. Byatumye intama zibasha kunywa ibirohwa rinywa ibitagombye kunyobwa. Mana databuja, ndagushimye ko ugize neza. Ngaho rero tugire neza, kandi ukomeze twubake imbaraga zawe z'umwuka wera, arizo zitubaho, arizo zikomeza kugira ngo zitubashishe kuba muri ibi bihe bitoroshye kandi bikomeye. Bisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.